Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mwe mudukurikiye rero mwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ndetse namwe muri mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda tubutsa ko ari Abatoni TV mwe mudukurikira buri munsi tubashimira cyane tubabwira ngo mukore subscribe na like na comment kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe umunsi ku munsi nkuko twabemeje rero ko tuzatubagezaho inkuru ziri updated cyangwa ibintu biri kuba ako kanya aho tugiye kuzatuzenguruka igihugu cyose kugira ngo tubagezeho amakuru mu gihe kandi amakuru yizewe nkuko mubibona rero hano inyuma yanjye hari icyapa cyanditseho Gatuna namwe ubwo murahita mwibwira ati se inkuru tuzanye hano ni yihe inkuru rero tugenzeje hano kugira ngo tube twabasha kureba uburyo umupaka nyine uhuza u Rwanda na Uganda bagiye kufungura ese abaturage batuye muri quartier babyakiriye gute se bameze bate muri bo ese uyu munsi bagiye gufungura umupaka ibintu biraba bimeze bite ngiye muri kumwe nawe rero kuri mikoro ni Musadi rero tubabwira yuko amakuru ubu ngubu tujye kugira bamwe mu baturage nyine dusanze muri izi quartier nkuko mubibona tugire icyo tubabazaho uburyo babyumva uburyo biyakiriyemo bumve nyine ewana umupaka se wari ufite agaciro kameze gute ese bo baratubwira bimeze bite tubabwira rero mukomeze nyine mudushigikire kugira ngo tujye dukomeza tubahe amakuru ari updated ya buri munsi cyane kora subscribe kora like ndetse na comment yawe kugira ngo tujye dukomeza tubane nawe umunsi ku munsi aha duherereye ni i Gatuna. Ya rero nkuko mubibona kuri kamera amashusho muri kubona hari hakurya nyine ubu ngubu urabona ko ni hakurya hubatse amazu kuntu urabona harimo abantu tw'utubati ndetse n'ahandi hantu hari bari kubaka amazu mashyashya cyane hari rero muri kubona ni Bugande ubu ngubu wahita wibaza se twebwe duhagazaga aho duhagaze rero ni ahantu gatonya cyane watara nk'intambwe nk'eshanu ukaba winjiye Bugande kuko murabona nyine amashusho muri kubona ni hafi neza cyane kabisa ubu ngubu ni Bugande nyine twatembereye i Gatuna tureba umutaru ndetse w'u Rwanda na Uganda yaba ku mupaka usanzwe ndetse n'ahandi mu nzira nyine z'abaturage aho banyura nyine batwereka uburyo biba byifashe reka rero tugire nkuko mubibona kuri kamera nyine turi kumwe n'abantu benshi cyane batandukanye batuye muri iyi quartier reka tugire nkaho tuganira na bakenya gusa nyine kugira batubwire amakuru y'ahangaha ese babyifashe gute mu minsi isanzwe ese bakiriye gute ko uyu munsi bagiye kubafungurira umupaka ya uko mubibona rero turi kumwe n'umwe mu baturage cyangwa mu rubyiruko rusa nkaho rutuye muri quartier twebwe nibwo twatuye kiyagira none twajya dutangire nabo yibwira abadukurikiye none anatubwire se iyi quartier turimo bayita gute ese gahunda igiye kubera hano arayumva gute yiteguye kuba yatubwira nyine uburyo bimeze umwanya ni wawe watubwira abadukurikiye ese uri muntu ki amazina yawe ni quartier turimo bayita ngo iki murakoze amazina yanjye ni Mana nayo Eric Dimari hano hantu dutuye ni Gatuna ni ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande ese ahantu kutubwe nyine ni Gatuna wowe ubwawe uhamaze igihe kingana gute uhaba ese uri kavukire cyangwa uri umwimukira mu busanzwe je ntago ndu kavukire ndi umwimukira mu uhamaze imyaka ingana ute amaze umwaka umwe ese muri uwo mwaka wamaze birumvikana waba uwo mwaka warahamaze uyu mupaka wa hano ufunguye cyangwa wari ufunze umupaka wari ufunze ariko mbere yaho najyaga amatemberero utarafungwa ni ahantu nyine ngiye nzi cyane ese nkawe nyine usanzwe n'ubundi watemberaga kuri uyu mupaka ukaba wabasha kwambuka ukajya muri Uganda ese urabona uyu mupaka kuba bagiye kufungura urabona ari iki kigiye kuba cyahinduka mu bijyanye n'abaturage bacu ni rero ubona impinduka igiye kugaragara ibintu bigiye kugaragara ni byiza cyane kandi turanabyishimiye kubera ko abaturage bagiye kongera bagenderane nk'uko byabaga bisanzwe kandi bakiriyo ibicuruzwa bamwe twabaga dufite ibintu baza gukura mu Rwanda natwe bakaba bafite ibyo baza gukura mu Rwanda kugira ngo akabizinesi kose wakora kakihuta muri ibyo bicuruzwa se byavaga Uganda byari bimaze imyaka ingahe bidaheruka kongera gukandagira mu gihugu cy'u Rwanda ni nk'ibihe bicuruzwa yo wumvaga ibintu byose byavagayo byaturukagayo nk'akawunga mbare nayo yaturukagayo kandi nyine kadufasha bakaza bagatwara ibyacu natwe tugatwara ibyabo noneho nyine ibintu bikagenda neza kabisa ese nkawe usanzwe nyine ugenderera abaturanyi bo mu gihugu cya Uganda ubundi kwambuka hano byabaga bimeze bite nibafungura ndetse mu buzima busanzwe abaturage bagendaga kwambuka biba bimeze bite
kwambuka batarafunga cyangwa babaga bafunga batarafunga mbere yaho. Okay, batarafunga nyine batarafunga ibintu byagaye byiza bagendaga ukaka agataransiporo ubundi ukagenda ukerekana cyangwa akangombwa yuko nyine wanyuze ku mupaka ubundi bagahita utemberera. Aha, okay, birumvikana ko mbere byari byoroshye. None se ubu ngubu kuko urabiza abantu baba bafite uburyo baba batemo cyangwa n'uburyo imyaka baba bamaze ahantu baba bafite amayeri yabo. Ese nko muri iki gihe byari bimaze hafunze n'abaturage bajyaga bambuka bakajya muri Uganda? Muri iki gihe nyine mu gihe cy'imyaka 3 yari yishize bafunze ntago byabaga byemeye kwambukayo. Haba harimo nyine imbone ziba zireberera nyine mu gihugu uvuga ati n'abayobozi nabo bakadushishikariza baga baratwigishije avuga ati kwambuka ara hakujya ntago byemewe nyine tukumva nyine ibyo baba batubwiye, inama nyine zarakorwaga. Ese muri makeya urabona abaturage ba hano nk'uko twatembereye ndetse twarebye ngira ngo uri no mu bamwe nyine badufashe kuba twatembera muri quartier ya hano, ni gute ubona abaturage ba hano mugiye kwakira iki cyemezo cyo kuba ibihugu bigiranye umubano? Umubano w'u Rwanda n'Ubugande turabyishimiye ko bagiye kongera kwisangana nabo kabisa, twari dukumburanye ibintu bizagenda neza. None se bo nawe uri muri bamwe bari bategereje kuba bafungura imipaka ngo nabo bambuke cyangwa? Oya, nje kubera ko nyine nta business ngiye gukinirayo cyangwa njya gukorayo, ariko nyine birumvikana abafite business ibintu bizajya bagenda bice hara ku mupaka bifite ibyangombwa bifite ubuziranenge, nanjye mbifatire hafi imbere yanjye muri butike. Ngo no bati nawe uramutse ufite igitekerezo cyo kuba wakwigira Uganda uba bakorohereje wazajya winyarukira ukigendera? Nanjye ndamutse nshaka kujyayo nagenda nkerekana ibisabwa kuko ubu nubwo niba banafunguye ntago ari ukubyuka gusa ngo ugende ugerekana ibyangombwa byerekana byaho uvuye n'aho ugiye kuri umuturanyi ugiye gusura abavandimwe. Ese ubundi nyine twari dukomeje ku buryo abanyarwanda ndetse n'abagande bagiye kuzaya bagenderana, ubundi muri rusange nyine ari ukuntu ujya mu kindi gihugu ukerekana ibindi byangombwa birenze cyane. Ese nkuko hari aho ubu ngubu abanyarwanda bajya mu bindi bihugu bakerekana irangamuntu, na hano ubu ngubu niko bigiye gukomeza cyangwa hari ibindi bintu biri ku ruhande? Nyine nibimara gukunda neza bigasubira nkuko mbere byaga bimeze, abazajya bagenda berekana ibyangombwa indangamuntu nuko wabaga wikingije covid. Noneho abanyeshuri nabo kuko urumva umuntu w'umwana ntago yaba afite indangamuntu yerekana ikarita y'ishuri yaho avuye. Okay, ndumva noneho bigiye kuba ari ibintu byiza cyane kuko kumva abaturage ba hano bari bamaze igihe kinini cyane batabasha kuba bakandagira ku butaka bwa Uganda cyangwa ngo babijye no kwihahirayo babone n'abagande nabo baje guhahira inaha. Ese nk'iyo abanyarwanda bavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakajya muri Uganda nkuko twari turi kubona hano hafi twabonaga n'ahantu hari amasoko, ese iyo bagiye guhaha haba harimo urugendo runini cyangwa ibintu bahurira nabyo hano ku mupaka? Okay, haruguru hari hafi yaho hari hafi buriya hakujya gaceya hari ahantu hari agasoko umuntu agenda agahahira mu kintu cyose kuko nyine bumva ibintu byo mu kindi gihugu muri butike ari igihe ubisanga muri butike, hari igihe ubisanga muri butike kandi twebwe tutagifite. Okay, birumvikana ubwo nibafungura nyine abaturage benshi hari ibyo bazajya guhahirayo bari bakumbuye cyane. Abaturage bazajya kugira ikintu bahahirayo ibyo babaga bashaka badafite inahanga, kandi n'abagande nabo basaze hano iwacu mu Rwanda hari ibintu baza natwe tukabaha. Nuvuga ati ubu muri iki gihe umupaka wari umaze igihe ufunze hari ibintu byinshi nyine bitinjiraga mu Rwanda. Ubu ngubu muri iki gihe abenshi nyine bari kuvuga ati hari abantu nyine bifatira akantu kamwe gasembe bakavuga ati waragiye yarahenze yarabuze. Ese ubu ngubu abantu basanzwe babifata ubu niyo bazajya bagiye kurangura bazayibonara? Okay, waragiye ntago byemewe cyangwa hindukije muri kamera kugura warage ntabwo byemewe, no mu byo bazafungura ibyo ngibyo ntabwo bazabidufungurira. Mu bicuruzwa twazakenera numva warage tutazayikenera kuko nta cyiza cyayo.
none se aho ngana none reka dusenga none dusanga dukomoje none ku banyeshuri ese nk'ubu ngubu hari abanyeshuri bibina ahangaha bajyaga kwiga mu Bugande nkuko tunabona na hakurya ari amashuri ari hafi ndetse n'andi yose ari hari mu mujyi ese abanyeshuri bo bagendaga cyangwa nabo bahise bahagarara kuva bafunga ntabwo abanyeshuri bemewe kuko ntabwo bambuka nta muntu wemereye kwambuka ubundi okay none se ubu ni iki wowe wumva wakwibwirira nyine abadukurikiye ikintu kimwe wababwira kiri ku mutima wawe nyuma yaho uyu bagiye gufungura uyu mupaka nyine kuba batubwiye ikintu nababwira ni uko nyine tugomba gukaza amabwiriza ya covid kugira ngo tutazongera gutesuka nyine ibibazo bikaba kandi tukajya dukora ibintu byerekeranye n'ubuyobozi okay sawa urakoze cyane ku mwanya wawe uduhaye ndetse n'ibitekerezo n'ikiganiro tugushimira cyane murakoze namwe Imana ibahe umugisha sawa kabisa uyu nawe rero n'undi muvandimwe nawe muri kubona kuri kamera z'Abatoni TV nkuko twari twakomeje kubibabwira twakoze urugendo rutari rugufinya kandi rutanoroshye cyane kuva i Kigali uza inahangahe Gatuna urugendo rwafashe nk'amasaha arenga 3 kugira ngo tube twabasha kugera ngaha tube twafata n'amakuru nyine mu baturage batandukanye batuye inaha Gatuna twagira ngo dutangire wibwira abakurikiye Abatoni TV umwanya no wawe murakoze nitwa Rugamba Cyprien abantuye hano kuri umupaka ariko nduka mu murenge wa Kanigari hafi ariko hari indi bintu y'umurenge wa Cumba nawe ufata ku mupaka w'i Gatuna u Rwanda n'Ubugande no kuvuga inahangaha wowe uhamaze imyaka ingahe hafi yanga ku mupaka uzenguruka hano ukora n'ingendo ngirango ni Bugande waragendaga ndikavukire wa hano ndikavukire wa hangaha ni Bugande najyaga kera tutarafunga nje navukiye na okay birumvikana tugize n'amahirwe nyine kuba twahura nawe uyu munsi birumvikana ko ari ibintu byinshi ugiye kuba wadusangiza imbere yaho ndetse na nyuma yuko bafunga umupaka ese uyu mupaka uhuza u Rwanda na Uganda mbere yuko bafunga ingendo zawo kugenderana guhahirana byabaga bimeze bite muri rusange cyangwa utunyuramo makenya twumve ko byabaga bimeze mbere yaho yuko bafunga ubundi mbere yaho batarafunga u Rwanda n'Ubugande twabaga turi nk'abavandimwe kubera ko twarambukaga nabo bakaza umuntu agafata icyo akeneye hakurya nabo bakaza bagafata ibyacu mbese twarahahiranaga muri make buri munsi twajyagayo tukisanzura bakatwakira natwe tukabakira ariko nyine nyuma yaho sinzi ukuntu byagenze kubera ko hakurya havutsemo ikibazo cyo guhohotera abanyarwanda biba ngombwa ko baba batubujije kujyayo nuva ati nk'ibisanzwe n'ubundi uko muturanye hari igihe twaganire na bamwe numva hari ukuntu bari kuvuga ikirimi kinanga numva kijya kumera nk'ikigande ese namwe icyo kirimi muvuga ni ikigande cyangwa si ikigande kubera ko dutuye hano dukunze kuvuga n'ururimi rwo hakurya ni igikiga ntabwo ari ikigande ni urukiga ariko ku buryo nyine icyo kirimi muvuga kibasha kuba mwakominikana nawe n'Abagande mukumvikana neza iyo tugezeyo tuvuga icyo kirimi cy'igikiga n'ubu ngubu n'ikinyarwanda ndimo kuvuga bivanzemo n'uko utari kubyumva neza nta kinyarwanda tuzi gihagije cyane ubwo muri make ni ukubera nyine Abagande mwagiye muhuza nabo cyane aribo akenshi kubera munaturanye twarahujije kubera ko n'imiryango yacu yashingiragayo natwe tukajya tugasabayo abageni tukabazana mu Rwanda okay birumvikana noneho twari tumaze kumva uburyo mbere tukibasha imipaka abantu bakibasha kwambuka uburyo byari bimeze ese uyu mupaka nyirizina hamaze imyaka ingahe abaturage batambukiranya hagati yabo ndumva ari nk'itatu ni nk'itatu ahari imyaka 3 nta munyarwanda ujya i Bugande nta n'umuganda uza mu Rwanda ariko Abagande iyo bazaga twarabakiraga nta kibazo Abagande bo barazaga ariko abanyarwanda ntibagendaga kubera ko baduhohoteraga kugira ngo umuntu umubwire ngo jya hakurya baguhohotere ntabwo twajyagayo kubera ko kuduhohotera ariko iyo bazaga bo twarabakiraga kubera ko twebwe ntabwo nta muntu bari bahohotera bo mu Rwanda birumvikana ariko nyuma yaho hari ubwo bongeye nabo kugaruka cyangwa bo n'ubundi barazaga usibye abanyarwanda nibo batagendaga abanyarwanda kubera icyo gihe kuva icyo gihe ntabwo bongeye kujyayo ariko kubera ko njyewe ntabwo nuye hano hakurya kuri boda sinzi niba bongeye kuzajya bambuka bagana inaha ntabwo nongeye kubibona okay none se urabona ingaruka zaba zarabayemo
kuba abanyarwanda batarambukaga nk'uko byari bisanzwe, ingaruka ubona yabayemo nini cyane ni nk'izihe? Ingaruka ni nyinshi kubera ko twarahahiranaga, nawe urabyumva. uri kumva hari ibintu twabuze, nabo hari ibintu babuze, kubera ko twarabavandimwe, twarahahirana. Nicyo kibazo cyari gihari. Kandi nanone dufite n'imiryango, kubera ko turaturanye, twarashingirana. uri kumva rero hari ibintu twahombye, ntabwo tugisurana wenda fadha ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari ukuntu bavuga ngo ibicuruzwa n'ubundi abenshi binaha bakorera hano bajyaga bajya kurangurayo niho habaga hari ibicuruzwa bihendutse. Ubu inaha ibiciro byahise bizamuka, hari ibintu bimwe na bimwe mwabuze mu mabotike y'inaha? Byose turabifite. None se ikintu kiriyo kitari inaha ni iki? Yego hari ibintu tuba tudafite, nabo badafite, twajya tubisaranganya, ariko n'inaha byari bihari nuko batari babizi ahubwo. Noneho se kuba wumvishe ko uyu mupaka uhuza u Rwanda na Uganda baba bashyize hamwe, bemeye ko abaturage bagiye kugenderana nk'ibisanzwe, wowe ubyakiriye gute? Urumva umeze ute muri wowe? Ndumva binshimishije cyane, kubera ko yenda twahahiranaga. Bya bintu twari twarabuze tugiye kubishakayo, nabo baze bashaka iby'iwacu. uri kumva umuturage nawe yagiye kubona amafaranga, nabo bakujya nabo babona amafaranga. Kimwe n'ukundi kubera ko bafunguye boda, urabona hano haberaga ama business menshi. Urabona Ubugande bwacuruzaga mu Rwanda no mu Burundi, nakajya n'ibintu biva inaha bigaca mu Bugande bikajya muri za Kenya. Dukumva ahantu ko ari inzira ya hafi. Ubwo abantu bakoragamo hano mu mupaka bagiye kunguka, n'Abagande bunguka, twese tunguka. Bose mugenzi wanjye niba agize icyo yunguka, nanjye mba nungutse. Birumvikana. Ese nkamwe mutuye hano kujya i Bugande, hari ubwo biba bigoranye kuri mwebwe mutuye hano hafi y'umupaka? Oya, twakoreshaga irangamuntu gusa. Irangamuntu gusa? Nukuza ukerekana irangamuntu ubundi ukahita wambuka ukigira i Bugande? Oya, nukuza ukarekana irangamuntu bakaguterera ako bitaga ngo nakajeto, nakantu ka temporary gato, kubera ko uri wa hafi, kajya hakurya ugakora ibyo ugomba gukorayo, kongera ukagaruka. Niko kantu baziteraga, ariko twebwe baratuherezaga kubera irangamuntu. Ariko ni kuri bose, kubera ko East Africa kugera muri Kenya bakoreshaga irangamuntu. Tukumva ko hano nta kibazo cyari gihari, ku buryo n'umuntu yabaga yakivira hano akagenda akamara nk'icyo cyumweru cyangwa ukwezi muri Uganda nta kibazo. Byarashoboka, biterwa nuko wari wateshe kuri migration. Hari temporary bagutereraga y'umunsi umwe, cyangwa se ni nk'iy'umunsi umwe kwanza. Ariko hari bitewe nuko n'amakuru wabahaye ahantu ugiye, ukabaha n'igihe uzamarayo, bafite ukuntu babishyiraga muri mashine, waza ukagaruka bakongera bakagucisha muri mashine bakareba igihe wamazeho niba ari cyo. Ariko abantu bavaga hano bakambuka hano hakurya by'akanya gatoya, bakoreshaga akajeto. Ese nkawe nyuma yaho nyine bagiye kuba babafungurira uyu mupaka wa Gatuna w'u Rwanda na Uganda, ese hari gahunda nawe wari ufite yo kujya i Bugande? Gahunda oya, nari mfite, kubera ko nje na business mfiteyo, ariko bagenzi banje hari abayifiteyo. Nose niba hariho nka mukuru wanje ukorerayo, cyangwa se mubyara wanje, nabona amafaranga nanjye nzaba nyabonye. Nose nayabona akaza kamikira mu cyaro, simba nungutse. Kubera ko n'ubundi ko duturanye, hakurya n'ubundi twakoreragayo, nabo bakaza bagakorera mu Rwanda. Twakoreragayo bakaduhemba, n'ababazi naha bakaza mu Rwanda rero bagakorerayo bakabahemba. Ubu ni ukuvuga ati hano hakurya nyine turi kureba uko hameze, ubu hariya ni Bugande, hariya hose hariya ni Bugande, ukuntu muhareba neza. Dore ni isoko, dore riri hano kuri iyi kanisa. Kuva mbese ugereranyije kuva ahangaha kuri iyi boda, ugakomeza gutya, aya mazu yose kugera igiriye ni isoko, ni amadepo baranguza ibicuruzwa, ibintu byose hano birahari. Kugera hariya ureba kuri iriya nzu ya nyuma, iri byose ni isoko. Harimo amadepo, hakabamo isoko ry'imyenda, hakabamo iry'inkweto, ibintu byose mbese hano niho babikuraga iby'ibanze. Yashaka kwisumburaho gake akajya Kabare, kuva Kabare kuva hano kugera Kabare ni nk'iminota nka 10 mu modoka, ni 1000 ku itike, igihumbi.
ese nk'ubu ngubu nyine tushima Imana nyine two bongeye bakajyana umubano ko bafunguye nyine hari abanyeshuri bari batuye inaha bigaga i Bugande ese bajyaga bajyayo cyangwa ntabwo nabo ntibari bemewe kubera ko ikibazo cyabaye kuri twese uri kumva rero abanyeshuri nabo babaye bahagaritse bose baje kwiga mu Rwanda niko byagenze. none se ubu kuba nyine bafunguye nkawe nk'umunyarwanda ufite n'icyo yakoraga yajyaga i Bugande kureba cyangwa gutemberayo muri make wowe mu byiyumviro byawe urumva umeze ute aka kanya tuvugana? Nge nakubwiye ko ari ibintu byiza cyane turishimye twese nabo bose barishimye kubera ko hari business igiye kongera kuraninga. Niki turi kugana ku musozo niki wabwira abanyarwanda muri rusange badukurikiye nabo bazaza bagakoresha umupaka niki wababwira muri rusange? Ikintu nababwira kuri iyi saha urabona nubwo batubwiye ngo bafunguye isaha ntabwo iragera. Abanyarwanda bagenzi banjye ikintu nababwira nibareke isaha ibanze igere bataza kuvuga ati bafunguye bose bakambuka. Noneho bibuka nanone ikibazo cya coronavirus nayo ni ikibazo. Nibategereze noneho babanze baduha amabwiriza iyo turi bugendereho kubera ko n'ubundi bari baduhaye amabwiriza iyo tuzakoresha bakatubwira ati nimujyeyo kubera ko ubuzima bw'abanyarwanda bwo burahohoterwa hakurya tumube mwitonze. Noneho rero nabo nibategereze icyo leta iri buze kubategeka. Niba babwira ati muragenda gutya na gutya nabo bakurikiza ayo mabwiriza nta bintu byo kugenda mu kavuyo. Murakoze cyane kuba mwaduhaye umwanya wo kuganira namwe kandi twabishimiye cyane. Sawa murakoze. Sawa.